Nimuhumure bana b'Imana, Imana iratuzi. Ngaho amasomo atwegereza Imana, none kuwa mbere tariki 24 Kanama 2020, umunsi duhimbazaho Mutagatifu Bartolomayo intumwa. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ibyahishuwe, umutwe wa 21 umurongo wa 9 kugeza kwa 14. Ngewe Yohani nabonye umumarayika maze arambwira ati, ngwino nkwereke umwari umugeni wa ntama. Ubwo njyanwa mu buroko ku musozi munini kandi muremure, maze anyereka umurwa mutagatifu Yerusalemu yururukaga iva mu ijuru ku Mana. Warabagiranaga wisesuyeho ikuzo ry'Imana ubwayo, ububengerane bwawo bwari bumeze nk'ibuye ry'agaciro gakomeye, mbese nk'ibuye rya yasipi ibonerana. Uwo murwa wari uzengurutswe n'inkike nini kandi ndende, ukagira amarembo 12, kandi kuri ayo marembo hakaba abamarayika 12 n'amazina yanditseho. Aya mazina n'ay'imiryango 12 ya Isiraheli. Mu burasirazuba hari amarembo 3, mu majyaruguru amarembo 3, mu majyepfo amarembo 3, no mu burengerazuba amarembo 3. Inkike zikikije uwo murwa zari zubatse ku mfatiro 12 zanditseho amazina y'intumwa 12 za ntama. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 145. Inshuti z'Uhoraho nimurate ikuzo ry'ingoma ye. Ivanjili yanditswe na Yohani, umutwe wa mbere umurongo wa 45 kugeza kwa 51. Muri icyo gihe Filipo nawe aza guhura na Natanayeli, aramubwira ati, wa wundi wanditswe mu mategeko ya Musa no mu bahanuzi twamubonye, ni Yezu w'i Nazareti mwene Yozefu. Nuko Natanayeli aramubwira ati, hari ikintu cyiza cyaturuka i Nazareti? Filipo aramusubiza ati, ngwino wirebere. Yezu abonye Natanayeli aje amugana aravuga ati, dore umuyisiraheli w'ukuri utarangwaho uburyarya. Natanayeli aramubwira ati, unzute? Yezu aramusubiza ati, Filipo ataraguhamagara uri munsi y'igiti cy'umutini nakubonaga. Natanayeli aramusubiza ati, Rabi, koko uri umwana w'Imana, uri umwami wa Isiraheli. Yezu aramubwira ati, wemejwe nuko nkubwiye ngo nakubonye uri munsi y'igiti cy'umutini, uzabona ibitambutse ibyo ngibyo. Arongera aramubwira ati, ndakubwira ukuri koko, muzabona ijuru rikinguye n'abamarayika b'Imana bazamuka kandi bamanuka hejuru y'umwana w'umuntu. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, buri wese Imana iramuzi kuva kwino kugera ku musatsi. Tugendeye ku masomo atagatifu yo kuri uyu munsi mukuru wa Mutagatifu Bartolomayo intumwa, ari nawe witwa Natanayeli, turazirikana ku ngingo igira iti, Imana iranzi. Bavandimwe, nta muntu wakwifuza ko yafatirwa mu kibi. Buri wese yifuza ko yabonwa neza. Kabone nubwo wahemuka, ariko nta wakwifuza ko yakwitwa umuhemu, indyarya, umubeshyi. Buri muntu wese uri ku isi Imana ibimuruzi. Ibyo ari gukora byose, Imana ikamenya izina ryawe n'imiterere yawe, nta na kimwe kiyisoba. Mu isomo rya mbere, Yohana aratugezaho ibyo yabonye byari bihishe, aho twumvise hagenda hagarukamo umubare 12 ushushanya imiryango 12 ya Isiraheli, cyangwa intumwa 12 za Yezu yashingiyeho kiliziya ye. Yohana ati, mu nkike zikikije uwo murwa Yerusalemu zari zubatse ku mfatizo 12 zanditseho amazina y'intumwa 12 za ntama. Mubyeyi, izina ryawe ryanditse mu murwa Yerusalemu, umurwa w'Imana. Izina ryawe ryanditse mu gitabo cy'ubugingo, muri batizatorumu urimo. Niba warabatijwe koko wanditsemo. Niba warakomeje kuba umukristo, humura uracyarimo, Imana irakuzi. Ivanjili y'uyu munsi iraturarikira kutagira uburyarya, kuko aho uri hose n'ibyo uburimo byose Imana ibibireba. Ubwo Yezu ahishuriye Natanayeli ko ari umuyisiraheli w'ukuri utarangwaho uburyarya. Bartolomayo ariwe Natanayeli yari umuyisiraheli. Natanayeli ni izina ry'Igiheburayi Nathaniel, don de Dieu, impano y'Imana. Numwe mu ntumwa 12 za Yezu yaturukaga mu Galileya hafi y'aho Petero, kandi kariya gace ka Galileya abantu baho cyabarangaga ni la franchise, être franc, kuvugisha ukuri, kutaryarya. Na Yezu yabihamije ati, dore umuyisiraheli w'ukuri utarangwaho uburyarya. Ni wa muntu ushakashakana Imana umutima ugororotse. Igihe umuvandimwe Filipo amubwiye ko abonye Nyagasani, mbere ntiyumvise neza Yezu uwo ari we, ariko uko yakomeje gufungura umutwe n'umutima, yaje gusobanukirwa na Yezu uwo ari we. Nguko uko iby'Imana ari amayobera, ugenda wumva gahoro gahoro. Uwateye intambwe wese ashakisha Imana, ashaka kumenya Imana by'ukuri, Nyagasani ubwe aramwisobanurira kugeza byumvise, maze nawe akazabisobanurira abandi. Intumwa zirasobanukirwa kugira ngo zizasobanurire abandi. Mu gushakashaka Imana dutera intambwe imwe, Imana nayo igatera izindi zose 99 ngo itugereho,
nibyo Mutagatifu Yohani Mariya Vianney yavugaga ati si umunyabyaha ushaka Imana ngo ayisabe imbabazi, ahubwo ni Imana ubwayo imwirukaho ikamugarura agahinduka. Bana b'Imana, iyo ntambwe imwe dutera iratugora kenshi. Idusaba ikintu kimwe: ukuri, kuvugisha ukuri, kutaryarya, kutagira amanyanga n'amacenga, kutagira ubuhendanyi, mbese nka Natanayeli umuyisiraheli w'ukuri utarangwaho uburyarya. Munyemere ngaruke kuri rya jambo ry'umuhanga ubona umuntu mo batatu ati umuntu arimo batatu, hari umuntu wa mbere muri wowe uko abandi bakuvuga bakubona, umuntu wa kabiri muri wowe uko ubwawe wiyizi, uko wibona. Turabizi nta wivuga amabi ameza ahari. Noneho umuntu wa gatatu muri wowe ni uko Imana ikuzi, uko Imana igufata, uko Imana yo ikuvuga. Mbese babyeyi, muri aba ko ari batatu wumva wagumana iyihe sura? Uko abandi bakuzi, uko wiyizi wowe, cyangwa uko Imana ikuzi? Uyu munsi muri aya masomo Natanayeli aratwigisha kureka Imana ikatuvuga, kurekera Imana umwanya wayo kudutaka, kutuvuga, kuducyaha, kudushima, kutunenga, kuko Imana niyo yonyine ikuzi neza. Abandi bakubera bakanakubeshya cyangwa bagakurenganya, ndetse nawe ubwawe kubera amarangamutima no gushaka kugaragara neza buri gihe uriyizi, ariko ntibihagije. Hari ibyo utazi kuri wowe, hari amakuru udafite kuri wowe. Waretse Imana akaba ari kuvuga. Muvandimwe, umubyeyi yari afite umwana wakundaga gukubagana cyane, ariko utanabyemera, agahora yisobanura mu mafuti ngo ni umwere. Noneho umunsi umwe aza gukora mu nkono, aje abura intongo y'inyama, ariruka agenda yirya. Mugenzi we aramusaba aramwima. Mugenzi we amubwira ko agiye kumurega, ubwo amwimye. Uwo mwana ahita amukubita ingumi, amumena uruguma. Nuko wa mwana abonye ko byakomeye, yirukanka asanga nyina mu cyumba avuza induru ngo hari umwana wundi uri kumuhambarira hanze. Nyamara nyina byose yabireberaga mu idirishya, kuko ibirahure by'inzu yabo byari ibirahure by'amafime. Byabonaga uri hanze, ariko uri hanze ntabone uri imbere mu nzu. Umwana uko yakomeje kwisobanura acurikiranya indahiro abeshya ngo yateye ingumi mu kirere ngo igwa kuri mugenzi we atabishakaga. Nuko nyina aramubwira ati ibyo wakoze byose nakubonaga, uko wakoze mu nkono, uko wimye mugenzi wawe, nuko wamukubise byose nabibonaga. Humura ariko igihe cyose nguhozaho ijisho kuko ngukunda. Bana b'Imana, ibyo dukora byose Imana ibitureba. Ishobora guturebera nko muri rideau du jour, ibirahure, imodoka za fime, aho yo ibituruzi twe tutayiruzi namba. Nyamara iyo wegereye ibyo birahure ukanyenyeza ugahengeza, ushobora kubona Imana iri imbere ntuyibone neza, ngo rwa rugendo uvunika ugiye gushakashaka Imana yihora habona. Akenshi bavandimwe mu buzima bwacu tubangukirwa no kwisobanura. Baraturenganyije, baradusebeje, tukiyerurutsa, ari nacyo cya kimenyetso cy'uburyarya. Tukagoreka imvugo, inyoroshya cyaha. Washaka kuvuga ko wibye, uti nimuye agakoresho k'umuturanyi. Umukobwa ati nahuye n'umusore turikundanira birangira bityo. Igisambo kiti nakosoye indangare. Abishingiye bati twarakubaganye buhoro bituma tunyura munsi y'urugo. Undi ati naraye ngasomyeho bituma ntaza gusenga, birangira tutavuganye neza n'uwo tubana. N'izindi mvugo nyinshi zadutse zahaye ikinyoma ijambo, tuzirikana ko uko woroshya, ukunusura icyaha, ni nako uba uri kunusura imbabazi, umukiro. Uko nta cyaha cy'igice kibaho, ni nako nta mpuhwe z'ibice zibaho. Ni na ya mvugo igira iti uwemera icyaha agabanyirizwa ibihano. Mubyeyi, uramutse umenye ko ibyo uri gukora Imana ikuruzi, wabikomeza kuko ari byiza, cyangwa wagira isoni ukabireka kuko bidakwiriye umukristo nkawe? Mutagatifu Bartolomayo dufashe uyu munsi kuzirikana ku buzima bwacu burambuye, niba harimo ukuri, niba ntaho sekibi, kinyoma yihishe muri twe. Bityo turekere Imana umwanya wa mbere, idukosore, itwigishe, iduhanure, itugirire neza, kuko nta na kimwe kiyisoba mu buzima bwacu. Irakuruzi wese. Uhoraho Mana uranzi. Bartolomayo Mutagatifu, udusabire. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu.